Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi ry'Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM. Ikaze cyane wowe uteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Christine Wisabye mfatanyije na Doris Mugisha. Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma, naho Nigena Roger ayoboye ikiganiro. Doris, amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza cyane rwose, wowe umeze gute? Nanjye meze neza ndashima Imana. Christine, uyu munsi abakunzi bacu turabaganiriza kuki? Mu kiganiro cya none abakunzi bacu turabaganiriza ku myumvire itandukanye abaturage usanga bamwe baba bafite ku mico runaka cyangwa ku bintu runaka, aho usanga hari igihe iyo myumvire iteza amakimbirane hagati muri bo. None se uyu munsi turagaruka ku myumvire abantu bagera kuri bande? Uyu munsi turagaruka ku myumvire abantu bagera ku bahanzikazi. Hari bamwe bavuga ko bidakwiye ko umukobwa yinjira mu buhanzi, aha ndavuga abakobwa bamwe baririmba indirimbo bita izizi, abandi bakabona ko ari ibisanzwe ntacyo bibangizaho mu myitwarire yabo. Ubusanzwe habaho impamvu nyinshi zituma umukobwa yakwinjira mu buhanzi aririmba indirimbo bita izizi. Hari kuba bikunda, ari impano ye, ariko usanga kenshi bibaho ko bamuca intege bitwaje ko abahanzikazi bagira imico itari myiza. Aha bibaho cyane, aho usanga hari ababyeyi bangira abana babo b'abakobwa kuba bajya mu buhanzi kubera uburyo abahanzikazi bafatwa muri sosiyete, nkaho barangwa n'imyitwarire mibi cyangwa se imico itari myiza. Mu kiganiro cyacu rero turumva ubuhamya bw'umwe mu bahanzikazi atubwira icyo abivugaho nuko we byamugendekeye ajya gutangira. Yego, turi bwumve n'icyo abaturage muri rusange babitekerezaho. Ese wowe dukurikiye ari umwana wawe cyangwa umuvandimwe wawe w'umukobwa akagaragaza ko afite impano yo kuririmba, agasaba kwinjira mu muziki wabimwemerera, kubera iki? Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Hari abaturage bumvikana nk'abanenga imyitwarire ya bamwe mu bahanzi b'abanyamuziki bitewe n'imyifatire hanini ishingiye ku myambarire bavuga ko ikwiye guhinduka, mu gihe hari n'abasanga imyifatire y'abahanzikazi bo mu Rwanda nta kitwaye. Muri iki kiganiro ejo mugenzi wacu Noel Manishimwe yaganiriye na bamwe mu baturage bo mu turere twa Rwamagana, Kayonza na Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Reka tubumve. Umwana wanjye ari umuhanzi byananezeza kuko ngeze n'aho abahanzi bari, nicyo cyambere gituma nishima mu buzima. Ubwo rero ubuhanzi ubundi imyambarire ni mu mutima, kuko kwambara siko gucumura, ahubwo umuhanzi wese inkunga twari dukwiye kumutera ni ukugira ngo ajye hejuru, kuko naho umuhanzi ndamwemera uko yakwambara kose. Murakoze, ngewe nshobora kumwemerera, ariko ho ibijyanye n'imyambarire ntabwo twahuza, kuko ibyanditswe bitubwira ko umugabo adakwiye kwambara imyenda y'abagore n'umugore adakwiye kwambara imyenda y'abagabo, kuko iko byose uhoraho byanga urunuka. Ubwo rero kumbwira ngo yabaye umuhanzi akubisemo ipantaro nanjye ndashyiramo ipantaro ntabwo ari byo. Ashatse kujya muri uwo muziki yakambara imyenda ikwiriye umwari, koko agakora umuziki ufite ireme. Wenda icyo nambona cyaba ari kibi kuri bo ni ibyo by'ibiyobyabwenge, ibyo nzoga zisindisha, ariko imyambarire mba mbona atari cyane, kuko n'abanyamahanga tubirebera ku banyamahanga, ntabwo ari twe twenyine, tuba tubikuye ku banyamahanga tubona, wenda bitewe n'akazi dukora tukumva ko ari byo bidukwiye. Mbona ngewe ari ibintu byiza nyine yaba ashaka kwiteza imbere, kwishakira nyine ako gafaranga kugira ngo ajye kuba indaya, kuko mbibona kuri televiziyo
n'ikibazo biba biteye nta kibazo. Yambwiye ko ashaka kuba umunyamuziki nshaka kubimwemerera ariko noneho ku kigendanye n'imyambarire nkabasha kumuhitiramo imyambarire itamukoze isoni. Noneho ku kigendanye n'abahanzi wenda bambara imyambaro wenda twebwe nkatwe bo hasi tubona ko iteye isoni, numva cya kintu mwakivugura nibura mukabayashira nibura kuri gahunda nziza nabo bakambara ibigendanye n'iby'umwari w'u Rwanda. Hari abo ubona ukabona nibura barengereye ukabona imyambaro bambaye ntago nibura ihesheje agaciro umwari w'u Rwanda. Ubwo rero niba wenda bagendanye n'igikorwa barimo nabyo ntago tubizi. Njyewe nk'umwana wanjye abigiyemo nibura namubwira ati ambara ariko ureke kurenza urugero. Ngiye nta kibazo bintwara kuko mbona nta kibazo nubwo bavuga imyambarire kuko nambaye se bitwaye iki n'ubuhanzi nta kibazo. Mu bigaragara n'isi turiho bani bakore nta kibazo nta kibazo babintwaye. Na kazi cyambere rega kwambara ntaho bihuriye n'ibintu buraya. Ushobora kwambara ariko bitewe n'icyo n'intego ushaka kugeraho cyangwa se n'icyo uri gushaka ugakomeza akazi kawe. Kuko bari abambara kuriya sivuga yuko bajya mu buzima cyangwa mu buraya muke. Cyambere n'ubuzima. Rego ubundi societe y'urimo niyo guhindura uriwe. Kubera ko je navyirutse ndi umusportif nyine umupira, umuhanzi mbona ari ubustari, cy'umukobwa nyinamwe bakaba umustar. Iby'imyambaro nta n'ikibazo cyo kirimo, igikuru burya bari mu kazi kandi ubuhanzi buteza imbere. Reka dushimire mugenzi wacu Noel ndetse nabo baganiriye. Aha mwiyumviye ko hari ababafata nk'ibirara abandi bakabifata nkaho ntacyo bitwaye bitewe nuko umuziki ubusigaye ufatwa nk'akazi. Ese udukurikiye umwana wawe w'umukobwa agaragaje ko afite impano yo kuririmba akagusaba kwinjira mu muziki wabimwemerera? Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Rika nkubwire kuri kiri kiganiro Ejo kuri Radio Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Reka twakire Uwikeza Christera atugezeho ibitekerezo byanyu mumaze kudusangiza. Bagenzi banjye barakoze ku mikaze rero bakunze b'ikiganiro, hari ubutumwa mumaze kudusangiza kuri iyi ngingo iri kugaruka ku myumvire ku bahanzi kazi. Twihuse nzabamwita Emmanuel uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati uwo mukobwa yagaragaza impano yo kuririmba yayikoresha mu kwiteza imbere kandi bikubaka societe. Uwera Donata uherereye mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge yagize ati umuvandimwe cyangwa umwana wanjye agaragaje ko yifuza kuba umuhanzi kazi namushyigikira cyane kubera ko umuziki ni akazi nk'akandi kandi nta nawo bihuriye no kubikirara kuko hari n'ababaye ibirara atari n'abahanzi kazi. Naho Ganza Sabin uherereye mu karere ka Huye yagize ati ko umukobwa yawe umuhanzi kazi icyambere nuko yabikora n'ubwitonzi ubushishozi akaniyubahisha. Naho ubundi aba ari umugisha kuko hari nabo usanga bambara ubusa kandi atari n'abahanzi kazi. Naho w'amahirwe Georgette uherereye mu Gasyata yagize ati ko umukobwa yawe umuhanzi kazi bishobora kumushora mu mico mibi bitewe nuko abahura n'abantu batandukanye, ariko inama nuko abakobwa bifuza ko abahanzi kazi bajya bashishoza bakitwara neza bityo societe igahindura imyumvire. Naho Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati mu Kinyarwanda baca umugani ngo abumwe agatukisha bose. Rero societe ntikwiye kumva ko niba hari umuhanzi kazi witwaye nabi bivuze ko n'abandi bose ari uko. Ubu nibwo butumwa tumaze kwakira ariko mukomeze mu butwoherereze turakomeza kubwakira. Arakoze cyane Christera ndetse namwe mwatwandikiye ku bitekerezo byanyu byiza mumaze kutugezaho. Sano Shengero Aline ni umuhanzi umaze imyaka igera kuri 3 aririmba, ariko akaba yaramaze imyaka myinshi asubiramo indirimbo z'abandi bahanzi baririmbye, dore ko yanarimbye muri korali igihe kitari gito. Uyu mwari akiva muri korali atangiye kuririmba abantu babifashe nabi cyane, ariko ntibyamuca intege ahubwo arushaho gukora. Ni mu kiganiro kirambuye yagiranye na mugenzi wacu David Hitman. Niba warankunze setu nanjye nkakwikundira setu
tu, ubwo ni wa muvuno setu. Aline Shengero Sano ni umuhanzi w'umunyarwanda umaze imyaka igera kuri 3 aririmba indirimbo zisanzwe, we yivugira ko abantu bakunze kuzita izisi. Uyu muhanzi uzwi ku izina rya Aline Sano yatangiye umuziki kera ubwo yatangiye aririmba indirimbo zaririmbiwe Imana muri korali, nyuma akajya asubiramo indirimbo zaririmbwe n'abandi bahanzi. Agitangira kuririmba indirimbo zisanzwe, we yivugira ko abantu bavuga ko ari izisi, ngo hari uko abantu bamufataga ndetse nawe hari uko ngo yabyakiriye. So abantu cyane cyane abo nari nsize, abo twakoranaga umurimo bituwe Imana, babifashe nabi, ntago babyishimiye. Societe nari ndimo urumva bavuze bati agiye kuririmba, none hari ukuntu babyitanga indirimbo z'isi. Rero ngo agiye kuririmba indirimbo z'isi, agiye ahindutse wa shitani ibiki, nyine ugasanga bagufashe nabi, yahindutse ikirara. Wabyakiriye gute uwo mwanya? Byaranshimishije kubera ko ndabizi neza ko umuntu udafite abanzi aba atari gukora. So byaranshimishije kumva ko hari abantu nyine bandakariye kandi nyindi gukora ikintu nshaka, bavuga noneho reka nze nkore cyane mbarakaze kurushaho. Nubwo bitari byoroshye kuri we, ariko akagerageza kudacika intege. Uyu mwari w'imyaka 25 y'amavuko ngo hari igihe ajya abwirwa amagambo y'urucantege, ariko akagerageza kubyitwaramo neza. Aha kandi arakomeza atubwira uko abona abantu bamufata muri iyi minsi ya none. Ukuntu bamfata ubu, batangiye kugenda babyumva, batangiye kugenda bumva ko umuziki ari akazi, nk'uko umuntu yaba umuhinzi cyangwa umworozi, nk'uko umuntu yaba umupolitician cyangwa iki. Umuziki nako ni akazi kagomba gutunga ugakora. Ni ryari ugeze kubwirwa amagambo y'urucantege kumva ko gukora umuziki uri umukobwa bigoye? Ni buri gihe buri gihe tubwirwa amagambo y'urucantege, yabitewe uko urabona tuba nyine isi yose bitureba. So buri wese rero ntagakunda ikintu kimwe n'icyundi. Uyu mukobwa watangiye amashuri akiri muto kuko yari atarageza imyaka yo kujya ku ishuri, ntibyabujije umubyeyi we kumureka arakomeza ariga, dore ko nubwo yari akiri muto bitamubuzaga kuba uwa mbere mu ishuri. Yiga mu mashuri abanza yakundaga gukina umupira w'amaguru ndetse akunda no kwiruka bino bita marato, dore ko afite n'imidari yagiye akuramo, ariko akarenzaho kuri ibyo ngibyo akaririmbira abandi bana biganaga. Ibi ni byo tubwirwa na Nyiramurava Ansira, akaba ari umubyeyi wa Aline Sano, uyemeza ko ari we nshuti ye ya mbere magara agira mu buzima bwe. Ni ku murongo wa telefone. Ni umukobwa watangiye akora umuziki kandi mwiza ushimishije. Bimwe abantu bavuga ngo umukobwa uririmba indirimbo z'isi ngo abikirara, ngo ntabwo aba yumvira ababyeyi, ntabwo aba ashobora kwikontorora. Mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze nk'uko nawe yabibabwiye. Aline Sano indirimbo ze yakoze, yagerageje kwitwara neza bishoboka. Yaba ahuye n'ikibazo abona kimuremereye akampamagara nka mama we nk'inshuti ye magara, nkamubwira uko yakwitwara, uko yabyifatamo. Mu by'ukuri koko nibyo yababwiye bigendanye na korali. Uko ushobora kuba uri umukoraliste ariko ugakora bibi kurenza uririmba izo biti z'isi. Nawe yaririmbye muri korali ariko ntibyamubujije gukomeza no kwitwara neza n'umuziki yaririmbye. Gukora umuziki uri umukobwa bisaba kwizera, ukagerageza gukora icyo umutima wawe ukubwira nta gahato bishyizeho, kandi ugakora ibitabangamira umuryango mugari. Ibi ni bimwe mu bifasha Aline Sano mu gukora umuziki we, kandi bikamufasha no kutagira uwo abangamira. Aha kandi arakomeza anatanga inama abakurikira ikiganiro ejo bari kumva Aline Sano muri aka kanya. Ubutumwa nabaha, so nagira ngo mbashishikarize ko umwana w'umukobwa cyangwa uwo ari we wese ashobora gukora umuziki kandi ntabikirara. Proof ni njyewe nkora umuziki kandi n'abandi bose tugenda tubona. Biriya nibyo muri video, nibyiki byo twaya ko nyine abantu ni entertainment, n'umyidagaduro, kwishima, guhima n'ibiki byose. Reka dushimire David Hitimana ndetse na Aline Sano ku kiganiro cyiza bagiranye. Yego rwose arakoze cyane kudusangiza ubuhamya bwiza ko burya abakobwa bose bakora umuziki atari ko babiberara, ndetse no kudusangiza urugendo rwe mu muziki nk'umuhanzi nyarwanda, aho hari indirimbo nziza afite ivuga ko amahirwe aza rimwe mu buzima kandi ko icyizere iyo gitakaye kugaruka bigora. Reka tuyumve, turagaruka gatoya. Mu buzima twicuza byinshi, ibibi twakoze ni byiza tutakoze, hari amahirwe aza rimwe gusa, ntazongere kubaho ukundi. Niba hari uwo ukunda bimubwire none, niba hari uwakubabaje mubabarire none, kuko ejo hahora ejo, kuko ejo
arakoze cyane Aline Sano kuri indirimbo nziza mubashije kwiyumvira. Uyu muhanzi ni umwe mu bahanzi bagezweho muri iyi minsi, mutoya kandi ubona ko agaragaza imbaraga muri ruhando rw'umuziki nyarwanda. Bibutsa ko ugikomeje gukurikira ikiganiro ejo ku 104.3 FM. Dukomeje n'ikiganiro ejo katwumve icyo ukuriye urugaga rw'abahanzi mu Rwanda Intore Tuyisenge abivugaho. Ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Rugamba Jonathan. Duhindura imyumvire duharanira kwigira twiyubakire u Rwanda twifuza. Ni iki mukora kugira ngo imyumvire itari myiza bamwe na bamwe mu baturage bafite ku bahanzikazi? Murakoze cyane, ngira ngo hari uburyo abantu muri rusange ko community y'u Rwanda ifata cyangwa se n'ahandi hirya no hino mu bihugu bitandukanye cyane cyane bya Afurika, uburyo bafatamo abahanzi cyane cyane abahanzikazi, ku buryo babona umuntu winjiye mu buhanzi bakabona ko agiye kuba ikirara cyangwa se mu bindi bijyanye nabyo. Ibyo rero na hano mu gihugu cyacu bikunze kubaho cyane, aho abahanzikazi cyane cyane mu minsi yashize umuhanzikazi winjiraga muri ibi bijyanye n'ubuhanzi haba mu muziki ndetse n'ubundi buhanzi muri rusange, ariko turigarukira ku bijyanye n'umuziki, wasangaga abantu batamufata neza ndetse rimwe na rimwe ugasanga n'ababyeyi be baramuhohotera. Ubwo rero hari ibigenda bikorwa, nyirango murabizi igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu gishyira imbere ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, kubera ko byagaragaye ko n'umunyarwandakazi ashoboye. Ubwo rero ibyo ntabwo byabaye mu zindi nzego gusa ngo mu muziki cyangwa se mu buhanzi ariho hasigara inyuma, nk'uko hakorwa ubukangurambaga mu buryo butandukanye, mu bikorwa bitandukanye bijyanye no gufasha no korohereza abanyarwandakazi kujya mu nzego zifata ibyemezo ndetse no gukora akazi akariko kose gashobora kubinjiriza ubushobozi. Natwe nko muri muzika ibyo birakorwa, aho tugenda dushishikariza abahanzi abagore cyangwa se abakobwa gutinyuka bakajya mu buhanzi, kuko ubuhanzi nabwo bwashyizwe muri secteur igomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Abagore rero turazi ko bashoboye, dufite urugero rw'abagore cyangwa se abakobwa bagiye babikora kandi bikabahira, ku buryo twumva kuri gukomeza kubaho ubukangurambaga kugira ngo dutinyura abakobwa ndetse tunasabe n'imiryango ko ikwiriye guhindura imyumvire y'uko umunyarwandakazi yatekerezwaga mu minsi yashize, ahubwo ko bumve ko ubu turi mu cyerekezo gishya, icyerekezo kidaheza umuntu uwo ari we wese mu kintu icyo ari cyo cyose, cyane cyane mu gihe agishoboye. Ibyo rero birakorwa kandi bizakomeza no gukorwa. Abagaragaweho imyitwarire itari myiza cyangwa se ingeso mbi cyane cyane mu bahanzikazi bakora umuziki, ese niki mukora nk'urugaga kuri abahanzi mu Rwanda? Murakoze cyane, ngira ngo nubwo wenda hari bike bitagenda neza, ariko nanone hari ni byinshi bimaze kugerwaho bitari bike. Ngira ngo ndabanza nshimire abanyarwandakazi batinyutse bakereka barumuna babo cyangwa se bakuru babo ko umunyarwandakazi nawe ashobora gukora kandi akabikora akanabikora neza, akenshi no kurusha na basaza babo, kuko hari abadamu cyangwa se abakobwa bagiye bagira ibihembo begukana haba ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga, kandi bakabikora bakegukana ibyo bihembo bari kumwe n'abahungu. Ibyo hano hari amarushanwa yagiye aba kenshi hano muri iki gihugu, abadamu cyangwa se abakobwa bakegukana ibyo bihembo bari kumwe n'abahungu. Icyo rero ni kimwe mu bigaragaza ko abanyarwandakazi nabo bashoboye cyane cyane muri creative industry. Rero haramutse iyo hagize umukobwa cyangwa se umudamu utabyitwaramo neza, abumwe agatukisha bose birumvikana, ariko nanone ntago byakwiriye kwitirirwa ubuhanzi bwose muri rusange, kuko uretse no mu buhanzi hari n'ahandi hantu abadamu bashobora kwitwara nabi. Aho rero niho tunahera twe noneho nk'abahagarariye izi nzego z'abahanzi. Iyo hari ibigaragaye bitagenda neza, ubwo biba bisaba kumuganiriza, tukicara tukamuganiriza, tukamwereka ibitagenze neza n'ukuntu bikwiriye gukorwa kugira ngo birusheho kugenda neza. Aha rero tukaba dufitemo n'abamama bageze mu zabukuru b'inararibonye muri byacu bijyanye n'ubuhanzi, ku buryo iyo ari nk'ikibazo cy'umudamu cyangwa umukobwa, abo bakecuru badufasha mu kubaganiriza kugira ngo babereke icyo bakwiriye gukora, cyane cyane hifashishijwe indangagaciro na kirazira by'umunyarwanda. Icyo twabasaba ni uko bakwiye kumva ko abahanzi bashoboye, kandi bakumva ko umuhanzi adakwiriye kuba sagihobe nk'uko mu minsi yashize byari bimeze. Nsaba abanyarwandakazi biyumvamo impano gutinyuka, kuko byaragaragaye abanyarwandakazi barashoboye mu nzego zose z'igihugu. Aho umunyarwandakazi ari bigaragara ko ashoboye. Turabashimiye cyane kandi tunashima n'uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'ubuhanzi by'umwihariko umuziki. Arakoze cyane Intore Tuyisenge ku kiganiro kizagiranye na Rugamba Jonathan, aho mwumviye ko abo umwe agatukisha bose, kandi yagaragaje ko abahanzikazi bashoboye ndetse anasaba abantu kubashyigikira.
niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri 0728024232 cyangwa se kuri 0787581411. iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Katwongere duhe ikaze Uwikeza Christella atugezeho ubutumwa mwatwandikiye mu kiganiro cyatambutse ubushize. Bakunzi b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubasangiza ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro kiba cyaratambutse ubushize. Nabibutsa ko ikiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku bakobwa bibana muri ghetto, aho twibazaga tutese mutekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana. Mu kiganiro nabibutsa ko twabagejejeho icyo abaturage batekereza ko umukobwa yajya kwibana ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu babaye muri ghetto ndetse akaza kubisohokamo neza. Si ibyo gusa, twumvisha Antoine, umwe mu bamaze igihe kinini acumbikira abakobwa. Ubutumwa mwadusangije ni ubu bukurikira. Twihuse Muyizi uherereye Rukoma yagize ati ko umukobwa yaba muri ghetto nta kibazo kirimo kuko hari n'abananirana bari iwabo. Naho Emeline uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati kuba muri ghetto bitanga amahoro kuko nanjye ndibana ghetto nyimazemo imyaka irenga 10. Naho Pacifique uherereye Impungwe mu karere ka Kamonyi yagize ati kujya muri ghetto biterwa n'impamvu zitandukanye, ahubwo umukobwa wayigiyemo aba ari umunyabwenge aho kubikirara. Dukomeza Tuyisenge Fabien uherereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rongi yagize ati kuba umukobwa yajya kwibana no gushakisha ubuzima nawe akaba yamenya kwirwanaho. Mutsinzi we yagize ati bitera ikibazo kuba umukobwa yajya kwibana muri ghetto kuko yumva ko yigenga agakora ibyo yishakiye byose, akenshi yigana bagenzi be. Naho Emmanuel Jean Baptiste ndetse n'undi ufite nimero ihirwa na 95 na 51 bahurije ku kuvuga ko kuba umukobwa yajya muri ghetto bitatuma ahinduka ikirara. Bakunzi b'ikiganiro mbonero no kubabwira ko mu gihe mutwoherereje ubutumwa mwajya mudusangiza amazina yanyu yombi mukatubwira naho muherereye. Reka ubutumwa bwa none tubinire ku Wineza Faustin uherereye mu karere ka Kamonyi, aho yagize ati kwibana sibyo bituma umukobwa yabikirara ahubwo bitirwa na kamere ya muntu. Ubutumwa mwadusangije bwa rubu tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Arakoze cyane Christella kutugezaho ibitekerezo byanyu mwatwoherereje ndetse namwe mwadusangije ibitekerezo byanyu. Bibutse ko turi kuganira ku myumvire ku bahanzikazi uko bafatwa muri sosiyete, aho usanga hari bamwe bavuga ko bagira imyitwarire itari myiza. Yego rwose Christi, dukwiriye kumva neza impamvu umukobwa wese ukora umuziki atahinduka ikirara, ahubwo ko hari nabo bihindura bakagira imico myiza. Ese we udukurikiye, umwana wawe w'umukobwa agaragaje ko afite impano yo kuririmba agusaba kwinjira mu muziki, wabimwemerera? Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka tubashimire mwe mwese twabanye muri iki kiganiro, by'umwihariko mwe mwaduhaye ibitekerezo byanyu. Muri iki kiganiro twaganiriye ku myumvire abantu bagira ku bahanzikazi, aho twumvise icyo abaturage babitekerezaho ndetse twumva n'ubuhamya bw'umwe mu bahanzikazi hano mu Rwanda atuganiriza uko byamugendekeye n'uko abantu bamufataga mbere n'uko bamufata ubu ngubu. Ikiganiro Ejo na tugisoreje. Nshimire wowe wabanye natwe ndetse nawe wadusangije ibitekerezo byawe. Reka nshimire nanone Nijya na Roger wari uyoboye ikiganiro ndetse na Mizero Crispin wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Njye wabagezagaho ikiganiro ndi Uyisabye Christina ndetse na mugenzi wanjye Doris Mugisha. Mukomeze mugire ibihe byiza.
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.